Genda nzi ko ari igiterane gisanzwe naho Imana igiye gukora igitangaza. Iriya modoka mwabonye iparitse hariya iyanjye, kuko gukorera Imana nta gihombo kirimo. Iyi modoka ifite agaciro ka $8 n'igice. Kandi mu by'ukuri Korali Siyoni nabateye inkunga atari nyinshi cyane, nabateye inkunga y'ibihumbi 600. Ubu murumva Imana yaranguriye inshuro zingahe. Bashishikarishe gukora umurimo w'Imana kuko harimo inyungu. Kandi dusaba abantu bose bari kwiyumvamo ko bashaka gutera inkunga Korali Siyoni, imiryango irafunguye. Iteraniro habaye harimo inkoramutima za Korali Siyoni za Nyegera. Inkoramutima za Korali Siyoni muri benshi haje bake, ariko Anyegera bakaza hano. Umucuranzi ari gukubitamo igisirimba. Yesu ashimwe. Muzi umuntu wateye ya korasi akavuga ngo icambere Imana ntabwo ibesha. Muramuzi?
rekaze hano atere nk'ibitero bibiri gusa ubundi babwire icyo tugiye gukurikiza. Uyu ni umwisengeneza wanjye, ubwo rero muhaye ka poromosiyo, reka atere nk'ibitero bibiri. Turi kumwe na Bera na Fiona, reka nabo tubahe poromosiyo batera intambwe maze bashiremo igisirimba, tubaha amasegonda 10. Bera na Fiona. Fiona ni bucura bwanjye, Bera ni bucura bwa musaza wanjye. Bafashijwe atere haleluya. Ubu se Sowiti yaba ari hano hafi? Sowiti ari mu iteraniro? Egera hino, ngo wazi se hano mu iteraniro? Reka nabo tubaho amasegonda 3. Manuri ngoma. Imana yabanye natwe. Naringize ngo buri wese atere haleluya, umuntu wese wishimye atere haleluya.
uyu mugabo ni visi perezida w'inkoramutima za korali Siyoni. Twebwe ntabwo tuvuga ko turi abaterankunga, ahubwo turi inkoramutima. uyu mupapa nawe aba muri komite, hanyuma uyu nawe aba muri komite, kubera ko byabaye nk'ibidutunguye, habonetse bake ariko abandi bose turi kumwe. Nyakubahwa mushumba w'itorero rya Kora, ba nyakubahwa bashumba mwaturutse Musanze, nyakubahwa mushitsi waturutse Rwabikeri, nyakubahwa pasiteri uyoboye hano ku itorero rya Kora, ba nyakubahwa abakristo muri rusange, ba nyakubahwa baririmbyi bagize korali Siyoni, ba nyakubahwa baririmbyi bagize korali abakurikiye Yesu, tubanje kubasuhuza. Yesu ashimwe. Turi hano k'inkoramutima za korali Siyoni, ni jyewe bagiriye icyizere, ni jye perezidante. Haleluya. Gusa ko mudakomye amashyi nyoboye nabi. Mu gihe cy'imyaka 2 n'igice tumaze batugiriye icyizere, korali Siyoni twakoze ibikorwa byinshi, harimo kugura ibyuma bya mbere twarabimuritse, hanyuma uyu munsi turi hano ngo tumurike ibyuma bifite agaciro ka miliyoni 6. Kamvuge no mu giki cya miliyoni 6. Hanyuma nyakubahwa mushumba, turabashimira ko mudahwema kutuba bugufi no kutugira inama mu nama zanyu. Havuyemo iki gikorwa mureba, ishuye kashi miliyoni 5,400, dusigaramo ideni rya miliyoni 600,000, kandi tuzi neza ko naryo tuzabyishura. Ibi byuma rero ariko baba bashyizemo igisirimba, ibyuma bari kubifungura neza. Korali Siyoni ni korali navuga ngo ni yamugisha nyakubahwa mushumba, aho bagiriye icyizere bakantora kuyiyobora mu rwego rwo guhagararira inkoramutima. Nta gihombo nigeze ngira, tukimara kuva hano kwitanga ibi byuma, ntabwo byatinze nahise nitaba telefone y'umugisha impamagara kuza mu giterane. Icyo giterane cyari cyabereye i Musanze. Ngenda nzi ko ari igiterane gisanzwe, naho Imana igiye gukora igitangaza. Iriya modoka mwabonye iparitse hariya iyanjye, kuko ngo gukorera Imana nta gihombo kirimo. Iyi modoka ifite agaciro ka miliyoni 8,000. Kandi mu by'ukuri korali Siyoni nabateye inkunga atari nyinshi cyane,
umurimo w'Imana kuko harimo inyungu. Kandi dusaba abantu bose bari kwiyumvamo ko bashaka gutera inkunga Korali Siyoni, imiryango irafunguye. Mbonereho kubashimira umutware wanjye Imana yampaye, dore ni uri kunkamera ariko yakwihangana akaza hano, kameramana agakora ibindi amaboko ariko bishobora. Ndagushimiye rero ko umva hafi Mari kumugisha. Murakoze cyane, murakoze cyane. Reka kwizimba mu magambo. Ni ukuri ndashimira abafatanyabikorwa, izi koramutima dufatanije dutahiriza ku mugozi umwe. Ntabwo bigeze baca intege, yawe baraciye intege, ntabwo ibikorwa byari kugerwaho. Munyemerere nakire Visi Perezida, hanyuma nawe agira icyo avuga. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Haleluya, amena. Yesu nashimwe. Ndanezerewe cyane kubw'iki gikorwa, ariko umunsi cyari cyabaye ntabwo nabonetse. Murabizi twari twagize ibyago, dupfusha umwana w'umuhungu, mwarabimenye murabizi. Ariko iyi korali ni korali nkunda, kandi ni korali nubaha, ni korali yampaye hafi, kandi rwose ntayo mbashinze. Rero Perezidante avuze ko hari ideni ryasigaye. Reka nsabe umudamu wanjye nawe yegere hino, hanyuma mbone gukomeza. Nasi haleluya. Impamvu mpamagaye umudamu, urugo ni urwa babiri, si byose? Mwabonye ko na Perezida yavuze ngo umutware niwe umushyigikira mu gukora ibi bikorwa. Rero ku ruhande rwacu kuri iri deni ryasigaye, Perezida twari twamubwiye ko tuzamuha ibihumbi 50, ariko nshingiye uko aba bagenzi banjye bavunitse ndabona bitaba bihagije. Rero twongeyeho ibindi ibihumbi 50. Imana ibahe umugisha. Twegere ibyuma, hanyuma badufate ifoto. Ibyuma Imana ibahe umugisha. Ibi ni bike dukoze, turabizi ko Imana izadushoboza ibirutaho. Imana ibahe umugisha. Haleluya, haleluya. Abanezerewe muzamuka bazadushyira igikorwa niryo rivamo gushima. Sezeraniyo risohoye, niryo rivamo gushima. Sezeraniyo risohoye, niryo rivamo gushima. Sezeraniyo risohoye, niryo rivamo gushima. Reka nuyeba
guhiyeba ugakota yo yavuziye kuva bidati ugiye kugusubiza kwiheba kuvuga kwasi yo yavuze keriganye yakubwiye igiye kugusubiza kuko vuba bidati igiye kugusubiza sezerano risohora narirasora sezerano ryavuzwe n'Imana rirasora igihe umwazari teraniye hamwe amo gushima sezeraniyo risoye niryo rivamo gushima sezeraniyo risoye niryo rivamo gushima sezeraniyo risohoye niryo rivamo gushima sezeraniyo risohoye niryo rivamo gushima sezeraniyo risohoye niryo rivamo gushima sezerano rirasora nishwe n'imabi igiye
Yes,